nkwereke sha ubundi ndabaho kuri ino si utazanye mu bwenge se sha kiri wa rubanda umubwira ko ari Nyabingi wambaye umwazi azendura utayama neza 13 yampaye 2020 amaso ndasanga cyahagagariye aha ni sawa nkuboneye igihe hasa ngunda ariko ubundi hasa wari ugiye he ko nari nakuje kujya hariya hantu nari ndimo kureba nimero mpamagaye Revokatara aranza arejeje sha aba bose narabakoreye hari haburaga wowe ahubwo se ubwo zicyabaye ibyo ahubwo mbere bandubwira amafaranga nahaye Muhammed yawe yakoze nijoro yamaye ariko yambwiye ko uri bumwe ibindi bibiri ndabigu kiriya igisambo cyafashwe kagira inkuru abantu dobara hahandi se iwanjye ari ku kigora ariho yalla bilalami ikintu cyambabaje ni kimwe igisambo cyaye cyarakushengeje ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye ariko nibikwiye ko ari igisambo sinshyigikiye ibisambo kora hashangu ndakurangira akazi ngwino tumanuka abantu wagira ngo bagengo muri Kigali Arena ndewe nkoraho nde nakubwiye ko ndebaho urebaho shangu ikindi uretse gatoya habe nari inkozi kosa mu buzima we uramubona uretse ngo wemerewe kunyuraho kandi ukavuga ci witugaca kurura twagiye urumva nje nkoraho ndahuha none se ndibwa n'ubwirinzi iriya ni portail y'abakuru suraduta shamura icyo utazi kikunywera inkongo ino nkwereka ibyawe ibindi byinshi ariko reka nkubwire ngo ngundagiraga imiti akandi bazarikora ngamucishe kaba twumvikanye akagori kazarikora arabacika nago yadushika abakuru turamufite subwa wabibonye niko kazike wabibonye cyaratuzengereje ngunda nago yoroshye Kanyanzi vayo hano tuzengereje maso uyu mwana ntumuzi kwa Clotilde naje undi hari aruguru yarabikoze iryavuze uyu si maso Clotilde niwera ngamushaka maso mani niwe ngiye kumubakunda ngunda kananga itayo ngunda ngunda uyu musazi kamuvuna umugoya nago nabikubwira maso Clotilde mureke mubakurireho akagori karariko umudu ngunda ngwino ngunda rekura uyu musazi ceceka uri kwica umuti ngunda we kaba ndavuze ngo rekura ntago bishoboka rekura igisambo wabose nshaka ngunda wenyine hano noneho mwe ukuntu bigiye kugenda maso
haguruka wiruke nkureba uretse ngunda dusezerane oya narabikubwiye amafaranga yo kujya Tanzania nangahe ncumuntu umugongo Yose nangahe wamume mukepe. ngunda chaka amafaranga basi muvuna akaguru oya reka tubaze uretse mbaza abakuru oya ngo ntago bishoboka haguruka wiruke nta kintu byabima reka mbaze mpamagara umutekano ariko abakuru bavuze by'abakuru byanyu Ariko hano waburana n'ibigori. abakuru bavuze mwumve muhave kwihanira nta Irani igisambo rega. Papa Kono Papa Kono nituri inshuti nitungana nitwateye bamwe Nuko bimeze. uyu mwana si wakortirida Igisambo uriya muntu yaratuzonze. Ariko urutoki rwamenye kwamba ruhara ruhinnye. Ingeso ni yarabushyitsi. N'ubundi barabeshya. Abafata. Ibyo bundi twari kumuvuna. Ntabwo bibaho. iryo vogonyo mufite ninde wamufasha Kumucikishije. singe wamushi abakuru bambwiye aba ni abaturanyi ahubwo Hasani ndi papa wa bose Ntabwo bibaho. tubyihorere Twebwe mereza yanjye yasigaye banyarwanda reka mbabwire ukuntu byagenze uyu mugabo uvugisha ukuri yanyemereye kumfatira umujura ari hehe se ngayagusubiza. dore nguyu niwe nayahaye Agomba ahubwo ngo ikintu gihari Nayazane kuko ibintu ntago wamenya. jewe se namubwiye ko wamuhaye 13 twaravuganye 15 mpa 2 bisigaye nakubwiye ndahamagara umutekano mbere yuko agenda ni hariya none urabinyimye umva njenje ndaziguramo aba bantu akagwa Oya akagwa rwose karakenewe. Abaturanyi uyu mugabo akoze wamugure se bidahuye n'imiti yawe bibiri naba nibyo akagwa rwose. uzabyirengera sunyimye amafaranga 2 Siware kuje igisambo. Tubanye ngo duhere nuwari ikigori ubonye bimubayeho bagurira kagwa uzabyirengera kono nuko tubabazwa niko Hasani hari umuntu ngira nabi Nawe ako kantu turakama. nakabemeye akabyari birinda bonja bitanu umuntu mwiza muramwumva Hasani neza kurasaga ikibuno cy'iburyo nibwo uzamenye ko Chana ya Tanzania umugaruje Hasani njyewe nyabifata ubira yuko itamufasha se ajya gufita ndasengeye ngumva Papa Kono ndakumva aba ni abantu ba ibi bikorwa udukoreye utweretse ibi byatuzengereje. uriya unteza nyabingi sinamwatiye Si ibyo Nagire ubwo nuko arakwituye. umuhungu nyibye ni umuhungu wa Kortirida namushingiye none ndebe aherutse no kwiba hariya kwa Korode. None baramureka yaragiye. Tugende tunywa ko kantu tunakigeza mu Tugende tujye buyobozi. kunywa ku kantu. Tugende tujye kunywa ku kantu. Turarayo. Shaburetse umuntu bita ngunda umukaritazi ariko icyonzi cyatu arambona biramusaba kamereza ayanjye yose ngunda araneza umudugudu wose buretse ariko icyonzi cyari amafaranga arashyiraho n'indishyi y'akababaro urabona ibintu aba nkoreye nta n'isoni urabwoye nari ngiye kurya ibigori nziza ibigori
uruheruko rwe nanjye ndarukoresha ndamukubita urundi ruheruko nawe ntirutamurangiza buretse ariko arabibona tu kanze njya kumushaka ubundi jewe ngunda ngo sinzanywe Esperanza nk'abakire mfite kino kidegede cyanjye cy'igihaza kiraza maso bamukubita bamumena amaso ibyo ntibimureba njyewe nyine nabariye b'amaso ngomba gukoresha tekinoloji abona icyo kunywa ufite arya neza koko ntabwo ngunda nakwicwa n'inyota mfite uyu mutwe wanjye n'ibitekerezo biwuzuyemo ngomba kunywa nanjye Esperanza uri inzo isenye n'amaso dore ngutu umva ape itonde merezani byanjye kwanza banza uzane hano umva abaturage bari bahari ubaze dimo ibyo twapanze n'ubizi uzi ko nta n'igiceri Hasani yamaye mu baturage ahubwo yafashe agenda ayagurira abaturage merezani byanjye uzabaririze shyira hano injanje zanjye vuba vuba ariko umva aho ngaho merezani ibyanjye hano shyira hano injanje zanjye uzi ibintu Hasani ariko yankoreye mu bantu ariko ibyo bya Hasani ni wowe ibintu nkoreye uzi inkoni zabari abagabo yabya aho zubirahi Hasani nagenda nabona nk'umugore nk'abajura abana isura batangiye akuba iki cyamaye ruhereko si cyo cyanduza ngo ashyire mu mitwe ihe n'igicu naraguza nakora amabi Hasani ubu simbaye ikivume ariko ndabikemura ziriya mbwa ntabwo zibanaho kwihanira ntibikemura ndakoresha amayeri nk'umuhanga n'ibyankandagiye mu murima ubu mbaye uwande ko ariko nabaye umugabo sha unose we ko havuye ngiye uzi izo nariye zinganiye merezani byanjye wawe uzi ko nta n'igiceri yamaye turangizanye ndugu yarangiza ahubwo ngo agiye kugurira ngo abaturage ngo ubwo rero reka nkwereke ukuntu tugiye kubikemura gakemura amaka urakoresha yawe umibyanjye cyangwa ariko se maso ejo bundi ntago ibigori twarareye si byandi byo kwa Hasani ubundi urashingira ku cyo uvuga ko urashingira ku cyo uvuga ko batagukubitiye kure ejo bundi twari ibigori dukuye wese ko batagukubise kandi twari ibigori none se ko ni bagukubita nge barakubita ko wahansize ubwo uzi hano inyuma yarava vuba uzi umva ahubwo ikintu gihari ubundi reka nkwereke kubizi ko ari diri twari twapanze yari diri ariko yanze diri urega ntabwo zose zicamo nose amakipe abiri ntabwo ajya mu kibuga yose ntabwo aba azi ko ari butsinde ubwo rero gura kandi kantu mbe n'inkwera Esperanza imwe ahubwo iyo uvuga gutya siwumva ko maso uri maso ariko hariya byari isibaniro ariko muturage ukubita hari agata noneho nabonye umva niba mbonye imbwa y'igiti wowe ntabwo uzi uhavuye ukuntu nanjye bangize uzi ko kubona oya maso ihangane bibaho wenda oya gura kandi kantu agasuperanza oya Esperanza sinjye niburira mfite n'akandi wari uzi ko ari ako gusa se rwose nanjye neza usomaka uratubonye se utubonye turi gukora iki umuganga igisambo Esperanza z'abakire ku bisambo n'abaganga ngunda ariko wowe ubundi unyinjirira mu miti yanjye imiti yawe ikwigisha kugarura abantu wari ufite batwibye baducitse nimba nafashe igisambo nkaba ndi kukivura mama we yambwiye ngo muvurire umwana ari kumuteza urubwa muri karitsiye ubu ngubu urana avuga reba ngunda waje watisha
Clotilde uyu mwana yamubwiye avuta kora wahubwo ni nanjye wamushingiye ngunda reka nkubwire ikintu kimwe muri ubu buzima nkorera feri imwe iya feri imwe ndakwishyura amafaranga ajya Tanzania iyo mishandago yo ku kibuno ndayemera mvuna umuntu kugura ubwo uzi ukuntu bigiye kugenda maso haguruka tunoba akagabusha munoba mwebwe n'iki giki twumvikanye warabikoze wowe ibyo twumvikanye papa kono vayo hano warabikoze vayo hano